Ndabashuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro atangwa n'Uwiteka abane namwe. Jyewe ubasuhuza nitwa Kelly Rwamapera, iyi ni Faith Reporters. Ngiye kubagezaho amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe, Itsinda na Ngoma baburanye ku munsi w'ejo wa 30 ukwa 11 umwaka w'2023. Uyu munsi ni umunsi wa mbere w'ukwezi kwa 12 umwaka w'2023. Mbere y'uko mbabwira uko byagenze mu rukiko, reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twagushimiye cyane yuko wowe uzi ibibera mu isi icyarimwe. Turakwinginze ngo ko waduhaye ubushobozi bwo kugeza ku bana bawe ibiba kuri bagenzi babo, udushoboze mu minsi nk'iyi kandi utuyobore muri byose. Twebwe nk'itangazamakuru ya Faith Reporters, ibyo tuvuga byose bituma abantu bitegura kurushaho, n'abandi benshi bakwiyegurira burundu, kugira ngo ubwo uzaza uzacyure abantu bawe mu bwami bwawe. Tubisaba mu izina rya Yesu, amen. Dufate Bibiliya zacu dusome mu byakozwe n'intumwa, mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 23 umurongo wa 11 haragira hati: mu ijoro ry'uwo munsi Umwami Yesu amuhagarara iruhande aramubwira ati, humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Aya magambo yabwirwaga intumwa Pawulo ubwo yari afashwe agiye kujyanwa i Roma. Humura, uko wampamirije i Yerusalemu niko ukwiriye kumpamiriza n'i Roma. Muzi neza yuko Pawulo yagambiriye kenshi kujya i Roma, ntibyakunda, ariko i Roma yagiye mu minsi ye ya nyuma isoza ubutumwa. Nagira ngo mbabwire yuko natwe i Roma tuzajyayo mu minsi ya nyuma yo gusoza umurimo, kandi dushima Imana yuko ibyabaye ku ntumwa Pawulo ari byo bigiye biba no ku bana b'Imana. Intumwa Pawulo Kristo yaramukomeje kandi amubwira ko uko yahoze ahamya i Yerusalemu ahamya Kristo, agomba kugera n'i Roma agahamya uko. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Bityo rero nitubona tujyanwa i Roma guhamya ibya Kristo, tumenye yuko n'abatubanjirije ari uku nguku byabagendekeye, kandi nk'uko byari biri mu minsi ya nyuma ya Pawulo, ni nako bigiye kumera mu minsi ya nyuma y'iki gisekuruza kivuga ubutumwa bwiza mu isi. Nabwiye nti ngiye kubagezaho amakuru y'abantu bari mu nzu z'imbohe, ariko by'umwihariko kuri iyi nshuro ni abantu baburanye mu rukiko ejo ku munsi wa 30 ukwa 11 umwaka w'2023. Ni mu rubanza ruregwamo abantu bafashwe basenga i Gatsibo. Niba mubyibuka, bafashwe mu kwezi kwa 10. Aba bantu rero nibo ngiye kubagezaho. Ejo bagombaga kuba bari mu rukiko baburana ubujurire bwabo
kuko bari barahawe iminsi 30 yo gukomeza kuba mu nzu y'imbohe. Uko ari 7 ntibabyishimira, nk'uko tuza kubona impamvu zabo, barajurira. Icyemezo cyabahaga iminsi 30 yo gukomeza kuba mu nzu y'imbohe cyabaye ku munsi wa gatandatu ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023. Barajurira. Ejo rero ku munsi wa mbere, ejo ku munsi wa 30 ukwezi kwa 11 nibwo bahawe amahirwe yo kugera imbere y'ubucamanza. Muri uru rubanza rwari ruteganijwe kuba saa 8 ariko ruba saa 5. N'ikindi hari hateganijwe ko haza abantu 7 ariko haje 3, ari bo babyeyi 2 bari mu nzu y'imbohe y'ababyeyi Ingoma cyangwa Kibungo. Umwe yari mu nzu y'imbohe Ikiramuruzi. Baje rero kuba bari habiri hatandukanye, ndaza kubivugaho, kubisobanura ko byagenze. Baje mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare nyuma y'uko urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi rubahaye iminsi 30 yo kuba mu nzu y'imbohe bataraburana mu mizi. Inteko iburanisha yari igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi. Hari n'umushinjacyaha umwe, nta bunganizi mu mategeko baba bantu bari bahari. Icyo nakongera kubabwira nuko bari abantu 3 mu bantu 7 bagombaga kuba bahari. 4 ni abagabo bari mu nzu y'imbohe y'Intsinda, ntabwo babashije kuhagera. Cyakora nabajije umwanditsi w'urukiko uko byagenze kugira ngo abantu bataza. Mpabwa amakuru ko nabo batazi icyatumye batoherezwa kuza kuburana, ko babageneye undi munsi wo kuburana. Ubujurire bwabo bukazaba ku munsi wa 7 w'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka wa 2023. Ni ukuvuga ngo icyemezo cy'urukiko cyabahaga iminsi 30 cyabaye kuri munsi wa gatandatu kwa 11. Bakaba bazaburana ubujurire bwabo ku munsi wa 7 w'ukwa 12 ukwezi kurenzeho umunsi umwe. Ya minsi 30 babahaye n'ubundi yarenzeho umunsi umwe, ariko niko biri mu rukiko. Aba babyeyi rero uko ari 3, harimo uwitwa Mariya Mukankombe, akaba umubyeyi ukuze ufite n'imvi. Yari ahagaze, bari 3, ari we uri iburyo bwacu. Ubwo ni ukuvuga ngo twebwe natwe twari mu rukiko. Akaba aturuka mu mudugudu wa Gikoma, akagari ka Remera, umurenge wa Rugarama, akarere ka Gatsibo. Undi mubyeyi yitwa Josephine Musabyimana. Uyu nguyu akaba yari ahagaze hagati muri aba 3, nawe akaba aturuka mu mudugudu wa Gikoma, akagari ka Remera, umurenge wa Rugarama, akarere ka Gatsibo. Undi mubyeyi ni uwitwa Goreti Mukandayisabye. Uyu we
yari afite Bibiliya ye kandi nta nubwo yari yambaye iroza nk'abandi babiri, kuko we yari ari mu nzu y'imbohe ya polisi, atari mu y'ababyeyi Ngoma, ari Kiramuruzi kuri police station ya Kiramuruzi. Uyu nguyu akaba yari ahagaze ibumoso bwacu cyangwa iburyo bw'umucamanza. N'uyu nawe akaba aturuka mu mudugudu wa Gikoma, akagari ka Remera, umurenge wa Rugarama, muri aka karere ka Gatsibo nanone, aho abangaba bose baturuka. Nkuko natangiye mbabwira, iyi ni Faith Reporters. Aba babyeyi ubujurire bwabo bajuriraga icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi cyabahaga iminsi 30 yo gukomeza kuba mu nzu y'imbohe. Cyabaye ku munsi wa gatandatu ukwezi kwa 11 uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Urukiko rwa Kiramuruzi rwavuze ko hari impamvu zikomeye cyane zituma abangaba badashobora kuburana bataha. Ariyo mpamvu bavuze ngo reka bakomeze babe bakiriyo iminsi 30. Icyo cyemezo n'ubundi cyo kuri uwo munsi cyarekuye abantu babiri, ari bo ba nyir'urugo rwaho aba bantu bafatiwe. Nkuko nza kubaha ibyabanje by'aba bantu uko bafashwe naho bafatiwe, ariko bari abantu 9, harekurwaho babiri ari bo ba nyir'urugo rwaho hantu aba bantu bafatiwe. 7 rero bakomeza kuba mu nzu y'imbohe. Icyaha aba bantu rero baregwa ni ukwirengagiza inshingano y'ababyeyi cyangwa y'umubyeyi. Tugiye kureba buri muntu uko yagiye abivugaho, anasaba ko akurirwaho iriya minsi 30 yahawe kugira ngo atahe aburana ataha. Habanje uwitwa Josephine Musabyimana, ari we wari hagati. Umucamanza yaramubaje ati kuki wajuririye icyemezo? Cyakora we ntiyatanze impamvu nyinshi, yasabye imbabazi, avuga ko yibeshye mu bintu byinshi, avuga ko yari yaravanye abana mu mashuri, adafite n'ubwisungane mu kwivuza. Asaba umucamanza ko yari agiye kubishyira mu bikorwa, agasubiza umwana mu ishuri, akanishyura mituweli nk'uko inteko iburanisha yakomeje kubigaragaza ko ari ikibazo. Ariko umucamanza aramubaje ati ibyo wabikoreshejwe n'iki? Uyu Musabyimana Josephine asubiza ko ari ubujiji bwabimukoreshaga. Avuga ko ariyo mpamvu abisabiye imbabazi. Yakomeje kuvuga cyane ku kwicuza no kutamenya ko ari byo byatumye agwa mu byaha nk'ibi. Umucamanza ariko yakomeje kumubaza ku mpamvu yabikoze, amubaza ati se ubundi wabiterwaga n'iki? Nanone akomeza kuvuga ko ari ubujiji. Umucamanza aramubaza ati cyangwa n'ibyo wasomye mu byahishuwe? Ibyahishuwe akaba ari byo byaguteye gukora ibintu nk'ibyo? Uyu Musabyimana aravuga ati koko hari igihe umuntu yibeshya, ariko akomeza gusaba imbabazi. Umucamanza rero yakomeje kuvuga cyane kuri ikintu cy'ibyahishuwe. Yakimubajije inshuro
zirenga ebyiri amubaza niba ari ibyahishuwe byabimuteye, ariko Musabyimana we ntiyageze avuga ko ari ibyahishuwe, ahubwo yakomeje gusaba imbabazi. Umucamanza aramubwira ati kuki mukomeza gushaka kwigomeka mukarwanya gahunda za leta. Aranabwira ati dore mwaze no kwikingiza covid. Musabyimana yakomeje gusaba imbabazi, aravuga ko ibyo byose umucamanza musaba ko ntacyo bitwaye, yazabikora aramutse arekuwe. Umucamanza aho niho kumubaza ati none urasaba iki? Musabyimana avuga ko asaba kurenganurwa kuko yabonaga yararenganye kuba yarakomeje kuba mu nzu y'imbohe iyo minsi 30. Umucamanza aramubaza ati ubwo se urarenganywa? Aramubaza ati ko wavanye abana mu ishuri ukigomeka, kuki uvuga ko urenganywa, ko usaba kurenganurwa kandi ari wowe uri mu byaha? Musabyimana aramubwira ati mungirire imbabazi. Umucamanza aramubaza ati se turaguha imbabazi z'iki kandi kuvuga ko urenganywa? Musabyimana akomeza kugaragaza ko yibeshye mu byo avuga byose, akomeza gusaba imbabazi. Nguku uko uyu Musabyimana Yosephine yaburanye imbere y'inteko iburanisha igizwe n'umucamanza umwe n'umwanditsi mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ku munsi wa 30/11 uyu mwaka w'2023. Hakurikiyeho Mukankombe ari we Mariya Mukankombe, yari ahagaze iburyo, wa mubyeyi nababwiye ukuzemo ufite n'imvi. Umucamanza yatangiye amubaza icyatumye ajurira. Mukankombe yamubwira ko ibyo bamurega byose atari byo. Aravuga ati badufashe dusenga, nibyo bandega byose ntabwo ari byo. Umucamanza yamubwiye ko hari impamvu zikomeye akekwaho ibyaha, amubaza niba yarazisomye. Mukankombe amubwira ko yazisomye, nuko umucamanza amutegeka gusobanura impamvu atishimiye izo mpamvu urukiko rwagaragaje ko zikomeye arizo zatuma akomeza kuba mu nzu y'imbohe. Mukankombe rero mu kwiregura kwe yavuze ko bamurega ko abana be batajya kwiga, ko batiga. Avuga ko biga, ko afite n'abana bari muri siniya, niko yavuze. Aravuga ati nanone bandega ko mbuza abandi kwigisha abana. Ati se nababuza nte kandi abanjye biga? Umucamanza aramubaza ati se ukora umuganda? Mukankombe avuga ko umuganda ukora rwose, akavuga ko n'ibindi byose abikora. Asobanura ati ubu bandega kwigomeka ariko barambeshyera. Aravuga ati bangeretseho kubuza abandi gutunga indangamuntu, ati kandi nanjye ubwanjye nyifite. Umucamanza aramubaza ati icyo kugandisha abantu mubabuza gutunga ubwisungane mu kwivuza urakivugaho iki? Mukankombe avuga ko bamubeshyera,
aravuga ati umuntu yaba atanga mituweli yarangiza akagandisha abandi. Asobanura n'ukuntu yigeze kurwara akabagwa mu mwaka w'2012, akavuga ati kuva icyo gihe nakomeje kujya nivuriza kuri mituweli. Aranavuga ati hari n'abanyarwanda bagenzi banjye njya mfasha gutanga mituweli. Ati rero ntabwo naba mbirwanya kandi nkaba mfite abo nahaye n'ubufasha bwo gutanga mituweli. Umucamanza amubwira ko hari raporo y'ubuyobozi bw'aho aturuka ivuga ko yananiranye we na bagenzi be. Mukankombe avuga ko babasanze basenga mu rugo rw'umuntu, avuga ati kubera ko badashaka ko umuntu asengera aho batareba batugize ibyigomeke, ariko ntacyo ntwaye. Mukankombe nuko yasobanuriye umucamanza. Arongera avuga ati barandega kutajya ku rusengero, ariko gusenga biremewe no gusengera mu rwiherero. Umucamanza aramubaza ati ufite ikarita ya mituweli? Nabwiye ntaba abantu bararegwa ibyaha byo kuvana abana mu mashuri, nicyo cyaha baregwa. Ariko umucamanza yamubajije ati, yamubajije iby'umuganda, amubajije iby'ubwisungane, arangije amubaza n'iby'ikarita ya mituweli. Ati ufite ikarita ya mituweli? Mukankombe amusobanura ko iyo uyu mwaka atayifite. Aravuga ati ariko si cyo gituma mfatwa nk'umuntu uyirwanya. Avuga ati nta muntu n'umwe nigeze mbwira ngo ntatange amafaranga ya mituweli. Umucamanza agaruka ku buzima bw'umuryango we, aramubaza ati umwana wawe muto afite imyaka ingahe? Undi amusobanura ko umwana yavutse mu mwaka w'2009. Aramubaza ati se kuki uwo mwana atiga? Undi aramusubiza ati ntabwo yiga, ariko abandi bariga. Umucamanza aramubaza se we azira iki kuki atiga? Umucamanza akomeza gusobanura ko ubuyobozi buvuga ko Mukankombe afite imyumvire we na bagenzi be ituma bavana abana babo mu mashuri. Mukankombe avuga ko kuva amashuri ahagaritswe mu gihe cya COVID, umwana we atasubiyeyo kuko atabishaka. Umucamanza aramubaza ati uwo muto ntabwo azasubira ku ishuri? Mukankombe avuga ati niyemera aziga, niyanga sinzabibazwe. Avuga ati jyewe ntabwo namubuza niba ashaka kwiga. Abana bafite uburenganzira bwinshi kwihitiramo. Aravuga ati bagenzi be bo bariga kuko babishaka, ariko we niwe utabishaka. Yasaba urukiko ko yarekurwa agasubira mu rugo agasanga umuryango we. Akavuga ati mu gihe umwana azaba yanze kwiga azakurikiranwe n'abafite ubwo bubasha. Uwa gatatu waburanye muri uru rubanza rwabereye i Nyagatare mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare ku munsi w'ejo wa 30/11 uyu mwaka w'2023. Undi waburanye muri uru rubanza ni Goreti Mukandayisabye. Umucamanza yatangiye amubaza ati kuki wajuriye? Mukandayisabye asobanura ko ibyo yarezwe byose ari ibinyoma. Aravuga ati narezwe kwirengagiza inshingano z'umubyeyi. Aravuga ati abana banjye bose bariga.
avuga ati ndabyuka nkakora nk'umubyeyi wabo kubera ko se aba yagiye bakajya ku ishuri. Ikindi ndaregwa kudatanga mituweli, avuga ati mituweli itangwa n'umukuru w'umuryango ari we mugabo we, kandi yarayitanze, avuga ati nabaha na nimero y'indangamuntu ye mukareba kuko mituweli yarayitanze. Asaba urukiko rero ko rwabisuzuma neza rukamurenganura kuko we abona ko ibyo bamurega byose ari ukumubeshyera bamurenganya. Umucamanza yamubajije ikijyanye n'inteko rusange, ko ubuyobozi bumuvuga ko uyu Mukandayisabye atajya ajya mu nteko rusange. Yagize ati covid yatubitsemo ubwoba, ariko ubwo bagenzi banjye bankenera mu nteko rusange, ibyo ndabisabira imbabazi, nzajya nzitabira inama nta kibazo kirimo. Mu busobanuro yavuze ko mu gihe cya covid habayeho ibintu byinshi, noneho byatumye ajya agira ubwoba kujya mu bantu nk'uko. Asobanura ko niba abaturage bagenzi be rwose bamukeneye mu nteko rusange yajyayo ntacyo byaba bitwaye. Asaba n'imbabazi kuba atajyayo, aravuga ngo azajya ajyayo. Umucamanza aramubaza ati mukora umuganda? Musabyimana ati turawukora. Umucamanza ati ufite indangamuntu? Musabyimana ati ndayifite. Asobanura ku bintu byinshi bijyanye n'abantu badatunga indangamuntu, avuga ko we yigeze no gusura bamwe azi, ababwira ko nta mpamvu yo kudatunga indangamuntu. Ati rero ntabwo naba ndi umuntu ukangurira abandi kuba bazifite, narangiza nkaregwa kutayigira kandi nyifite. Ati cyangwa nkaregwa kubuza abandi kuzitunga kandi nyifite, kandi mfite n'abo mbwira ko bakwiriye kuba bazifite. Nguko uko Mukandayisabye yireguye afite na Bibiliya ye mu ntoki. Umucamanza yamubajije ati wifuza iki rero? Mukandayisabye asaba ko arenganurwa, akarekurwa, agasanga abantu be. Aho ngaho rero umushinjacyaha niho yahagurukiye ku busabe bw'inteko iburanisha, imusaba kugira icyo asobanura, icyo avuga ku magambo yavuzwe n'aba ngaba baregwaga. Umushinjacyaha yagaragarije inteko ko abaregwa batagaragaje itegeko umucamanza wo mu rukiko rwa mbere, ari rwo rukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi, ko abangaba batabashije kugaragaza itegeko urwo rukiko rwaba rutarakurikije mu rubanza rwabaciriye rwo kuguma mu nzu y'imbohe iminsi 30. Bityo rero umushinjacyaha avuga ko ibyo basaba byose ntacyo bivuze, ko kubera ko batigeze banenga icyemezo cyafashwe n'urukiko ngo bagaragaze itegeko icyo cyemezo cyaba cyarabusanije naryo, maze iyi akaba ari impamvu ibyo basaba byaba ntacyo bivuze muri ubu bujurire bwabo. Yanashimangiye ko abaregwa ko bagiye bavuga ibikorwa bakoze, aravuga ati ibyo ntaho bihuriye nuko umucamanza yaciye urubanza, ahubwo umushinjacyaha yanasobanuye ibindi byaha bakoze,
agendeye ku bikorwa nabo bagiye bavuga bakoze, noneho aravuga ati nanjye reka mbabwire ibindi bikorwa bakoze kandi bigize ibyaha. Umushinjacyaha yabareze ko bagenda bavuga ko isi igiye kurangira kandi ko barwanya ububasha bwa leta bakigomeka. Avuga ko bahora bavuga ngo isi irarangiye. Ibi yabisubiyemo kenshi iby'uko bavuga ko isi igiye kurangira, kandi umushinjacyaha yabisobanuye cyane ko ibi bintu bigize ibyaha bikomeye. Aravuga ati ntibakora n'ibyo bizera. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'abadivantisite ntabwo bitwara nk'abadivantisite, akavuga ngo nta nubwo bitwara nk'uko bizera. Iki rero nacyo kikaba icyaha kubera ko batitwara nk'uko bizera. We umushinjacyaha niko yabibonaga. Ikindi yabavuzeho kigize icyaha ni uko ngo bagenda bashishikariza abantu bizera nkabo ngo bave mu mijyi bajye gutura mu mashyamba. Yavuze ko bagenda babwira abantu ngo bature mu mashyamba. Aravuga ati iki nacyo ni icyaha, bagenda bashishikariza abantu bizera nkabo ngo bave mu mijyi bajye gutura mu mashyamba. Yavuze mu mashyamba. Umushinjacyaha yagarutse ku gusaba imbabazi kwa wa mubyeyi wa mbere twabonye, ari we Josephine Musabyimana, wavuze ko ibintu byose yabikoreshejwe n'ubujiji, ko naramuka arekuwe atazongera kuba muri ubwo bujiji. Umushinjacyaha rero yasiribanze ubwo busabe bw'imbabazi bwa Musabyimana. Aravuga ati arabeshya, ati nta kuri afite, ati kuki avuga ngo yabikoreshwaga n'ubujiji. Ese aho avuye ni muri kaminuza? Umushinjacyaha yasobanuye ko kubera ko aho yari ari mu nzu y'imbohe hatari kaminuza, aravuga ati nta mpamvu yo kuvuga ngo ni ubujiji, ko ibyo ngibyo byose ari ukubeshya. Umushinjacyaha asaba urukiko ko uyu nguyu Musabyimana akomeza kuba mu nzu y'imbohe kubera ko akekwaho ibyaha bikomeye. Hari impamvu zikomeye akekwaho ibyaha. Umucamanza yahaye ijambo abaregwa kugira icyo bavuga ku byo umushinjacyaha yabwiye urukiko. Goreti Mukandayisabye yasabye inteko kwirengagiza iby'umushinjacyaha ku kuba batarabashije kugaragariza urukiko itegeko umucamanza wo mu rukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi yaba yarishe. Aravuga ati ntabwo turi abantu bize, ati nta nubwo dusobanukiwe iby'ingingo runaka zo mu mategeko, ati ntabwo tuzi ibyo bashingiraho baca imanza. Bityo rero ati twebwe twavuze ibyo twakoze n'ibyo tutakoze, tubigereranya n'ibyo baturega. Ati nta kindi twabasha gusesengura mu bijyanye n'amategeko n'ingingo zayo. Asaba umucamanza kwirengagiza icyo kibazo cy'uko batabashije kugaragaza ingingo z'amategeko urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi rwaba rutarakurikije. Uru rubanza rero ruzasomwa ku munsi wa 8 w'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2023
saa 5 i Nyagatare mu rukiko rwisumbuye rwa Nyagatare. Ni ukuvuga ngo aba bantu icyemezo kibashyira mu nzu y'imbohe iminsi 30 cyabaye ku munsi wa gatandatu kwa 11, barajurira bakaba baburanye ubujurire ku munsi wa 30 kwa 11, hanyuma ubujurire bukaba buzasomwa ku munsi wa 8 w'ukwa 12 hashize ukwezi icyemezo kibashyira mu nzu y'imbohe iminsi 30 kibaye. Bagenzi babo batagaragaye mu rukiko, tutamenye impamvu bataje nk'uko umwanditsi w'urukiko yabitubwiye, bo bazagera mu rukiko kuburana kuri iki cyemezo cyabashyize mu nzu y'imbohe indi minsi 30, bakaba bazagerayo ku munsi wa 7 w'uku kwezi kwa 12 umwaka wa 2023, hashize ukwezi n'umunsi umwe icyemezo kibashyira mu nzu y'imbohe iminsi 30 kibaye. Reka mbanyuriremo muri make uko byagenze kugira ngo aba bantu bafatwe. Aba bantu bafashwe mu gitondo cyo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 10, bari abantu 20 basenga ku muntu muturanyi, ku muntu wahariya twavuze umudugudu wa Gikoma, akagari ka Remera, umurenge wa Rugarama mu karere ka Gatsibo. Nyir'urugo akaba yitwaga Boniface Habimana, ariwe warekuwe cyane cyane kubera ko yaburanye asaba imbabazi ko atazongera kuba muri ibyo bintu. Abantu bari 20 nk'uko nababwiye, harimo abagore n'abana. Uko ari 20 niko bajyanywe ku murenge wa Rugarama. Bajyanywe ku murenge wa Rugarama barabajonjora, hasigara abagore n'abagabo 17. Hagati y'uwo munsi wa 13 kugeza umunsi wa 15 ko kwezi kwa 10, aba bantu bajyanywe Rugarama ku murenge mu nzu y'imbohe yaho, bajyanwa mu kigo cy'inzererezi cya Mugera kiri muri ako karere ka Gatsibo, bagarurwa ku murenge wa Rugarama. Bavuye aho bajyanwa Kiramuruzi hari police station. Nanone ku munsi wa 15 kwa 10 2023 bagarurwa i Rugarama ku murenge. Ku munsi wa 16 w'ukwa 10 2023 harekuwe abantu 7, uretse ko haje kurekurwa n'undi wa 8. Harimo n'abashyitsi bari muri iryo tsinda, bari bafite abantu basenganaga bari baravuye mu karere ka Nyanza. Abantu barabarekuye n'abandi bantu 8 barataha. Abasigayemo aribo bantu 9 barezwe kwirengagiza inshingano z'umubyeyi, bakaregwa kuvana abana mu mashuri. Kuko nababwiye rero ku munsi wa 6 bagiye baburana, ariko ku munsi wa 6 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2023 urukiko rw'ibanze rwa Kiramuruzi rwarekuye umugore n'umugabo Boniface Habimana, aribo ba nyir'urugo aho iryo teraniro ryari riri. Aba babiri bari baraburanye basaba imbabazi ko batazongera ibikorwa byose byiswe kwigomeka ku butegetsi. Ku munsi wa 22 w'ukwezi kwa 11
uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Aba bantu uko ari 7 bari kuri police station ya Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, boherejwe mu nzu z'imbohe Ntsinda na Ngoma. Ababyeyi 3 bagomba koherezwa mu nzu y'imbohe y'ababyeyi ya Ngoma, abagabo bakoherezwa Ntsinda. Mu kubajyana rero bavanye Kiramuruzi mu gitondo, bageze Kayonza, umubyeyi nababwiye Goreti Mukandayisabye bamuvanamo mu bo bari bajyanye Ingoma, bamusiga mu Karange police station iri Kayonza. Aho rero niho yabaye. Haza guteganywa ko hazabaho kuburanishwa, bamuvana mu nzu y'imbohe ari kumwe na bagenzi be bari bavuye Ngoma, baramugarukana bamujyana Nyagatare kugira ngo aburane. Ariko bakigera mu nzira baza kumenya ko dosiye ye ngo yari yayobye, bamusiga kuri sitasiyo ya polisi ya Kiramuruzi, bakomezanya abandi ngo bajye kuburana i Nyagatare. Hari abantu bari bagiye kureba dosiye ye ngo yari yayobeye i Rwamagana. Abagizi baravuga ngo dosiye barayizanye ko ayijyana Nyagatare, baramujyana. Bageze mu nzira bababwira ko iburanisha ryari ryasubitswe, ko n'abari bagiye Nyagatare babagaruye bagiye kubasubiza Ingoma n'abandi babasubize Ntsinda. Ni ukuvuga ngo nk'uyu mubyeyi we yagombaga kujyana n'abasubira Ingoma, ariko siko byagenze. Bamusiga i Rugarama kuri sitasiyo ya polisi yaho. Rugarama ku murenge yahabaye iminsi mike, bamuvana i Rugarama ku murenge bamujyana kuri sitasiyo ya polisi ya Kiramuruzi. Ubu ngubu ubwo bajyaga kuburana, niyo mpamvu natangiye mbabwira nti ntabwo yari yambaye iroza, kubera ko we nubwo yari yaroherejwe Ingoma ntabwo yagejejweyo, yakomeje kugenda azenguruka muri sitasiyo za polisi. Uko nguko we yageze imbere y'urukiko yambaye imyenda yisanzwe. Nicyo nagize ngo masobanurire uko byagenze kugira ngo umuntu agere mu rukiko atambaye uniform y'abantu baba mu nzu z'imbohe. Ndabashimiye cyane. Ndaza kubagezaho n'andi makuru y'abantu bagiye bafatwa bagafungwa hirya no hino, nuko ubu ngubu nagize ngo mbabwire ibyabaye mu rukiko, ariko n'andi makuru nzayabaha mu minsi ya vuba ayo nshoboye kumenya. Ariko icyo nababwira nuko abantu bafatwa basenga bagafungwa ni benshi, kandi abenshi muri bo baregwa kuba badafite mituweli no kuvana abana babo mu mashuri. Ndaza kubibagaragariza. Imana ibahe umugisha rero, Uwiteka duhane umugisha. Iyi ni Faith Reporters, jyewe nitwa Kelly Rwamapera. Imana ibahe umugisha.